nsigaje ikibazo kimwe. Baragira bati tuzabwirwa n'iki ubuhanuzi buvuye ku Mana n'ubutavuye ku Mana? Yego. Yego. Nabivuze ukuri ngo bategereze. Mba ndi mu mwuka ngo mba ndi mu mwuka, ahubwo ni uko nzana ibintu byanjye mwituze ryinshi, kuko nta bwoba nta gihunga, yaduhamagaye niyo kwizerwa, sibyo? No kubikora izabikora, ariko abo tubanye igihe kinini bo barabizi ko mba ndi mu mwuka, kandi barabizi ko Imana iba yantumye. Ndi mu mavuta ubu ngubu n'uwampuza n'ikirema. Hari igihe mba mfite amavuta numva ari kujojoba, ku buryo mba numva ntakeneye gusengera utuntu duto, ahubwo nkeneye gusengera ibinto bigari. Ntabwo ushaka gusengera umuceri? Oya, ibintu byo gusengera ibintu by'ibigugu byananiranye, kuko amavuta mfite ariyenza. Nagiye kubona ndyamye ndimo ndasenga Imana, hanyuma iyo ndi kuvuga ngo nari ndi gusenga ngiye kubona, cyangwa se numva ijwi ry'Imana rimpamagaye. Tubwira abazi imvugo y'Imana, sibyo? Abazi ko Imana ivuga. Abazi ko Imana ivuga. Kuko sahizi hari umuntu utazi ko Imana ivuga. Ariko ibi byaziye abantu bagize gute? Abavugana n'Imana, abantu basenze Imana, abantu bategereje Imana. Ngiye kubona mbona u Rwanda rubaye nk'urucikamo inyanja. Inyanja ngari ku buryo nabonaga nta hantu ho gukandagira na hamwe hahari. Ariko iyi nyanja yarabiraga nk'uko uzi inkono y'amadegede ibira, itogota cyane. Hanyuma numva ijwi rimpamagara ngo nigire mu kirere, nabaye nk'uguruka. Ngo nguruke nitegereze mu isi. Nitegereje nabonye nta hantu ho gukandagira, ahantu hose hacitse inyanja. Ariko iyi nyanja yari inyanja itari iy'amazi, yari inyanja y'amaraso. Amaraso, inyanja y'amaraso. Ni ndavuga Mwami niki ushaka kunyereka? Ngo nagiye kubona mbona abantu baturutse mu mpande zose, basaga biruka bavuza induru, ubona bagowe, ubona bafite uduhinda, ubona babuze aho bakwirwa, ubona umwuzure wababanye umwuzure. Nkabona baje biruka bakiroha muri ya mazi yabaye amaraso, muri ya maraso ameze nk'amazi. Ngo nkwibutse ko ubaye wifuza kugura inzu yo gukoreramo cyangwa yo guturamo, kugura ikibanza cyangwa umurima wo gukoreramo iby'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, twegere tugufashe. Duhamagare kuri iyi nimero 0787 32 42 19. Umuranga mwiza aguhuza n'icyo ushaka. Ntangiye ngusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe, wo kurikira ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana reka mbone no kukubwira ngo nabane nawe. Nk'ibisanzwe njye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Ntiwayobye, aha ni ku Baheburayo TV. Nishimiye kubana nawe, ariko kandi nanone kuri kamera ndi kumwe n'umutumirwa. Kristo Yesu akozwe. Teka ryose. Kristo se kaja. Yego. Tangiye kujyanye mu ndamukanye itari yanjye. Tangiye byabiri. Wapi? Kandi mvuze ngo iteka ryose. Ubivuze useka, mpite binyibutsa umuntu yigeze kumbwira ngo rero ngo wowe ngo na Jeanne ngo ntabwo ngo njya ngo mbashira amakenga. Ni guteze ngo kuki mukora muri guseka? Se turire. Nibagira ngo dukore dutongana. No, uko niko twabaye. Ntago mbizi, ariko twebwe nuko turi abana b'Imana. Cyane. Umeze neza rero? Ndashima Mwami. Imana ishimwe. Amen. Ariko ntakubeshye. Yeah. Unameze neza.
byose ni ukuberayo. Ni ukubera Imana. Ngo ni ukubera iki yemwe? Ni ukubera Imana. Ni ukubera iki usa gutyo? Ni ukubera Imana. Ni ukubera iki uberewe? Ni ukubera Imana. Ni ukubera iki wabyaye? Ni ukubera Imana. Nabyo ndabivuze. Ni ukubera Imana ngo ni ukuri. Okay. Dushimye Imana yongeye kuduhuza nawe. Amen. Ni ibyishimo, ni iby'umunezero. Kabiri mpamya neza yuko ari umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Yego. Muri no minsi rero uri gufashwa n'iki? Uri gufashwa gute? Ndi gufashwa n'ibintu byinshi. No kukureba gutya ndi gufashwa. Nuko ndi mu bwiza bw'Imana. Yego. Yego. Rero no kuba turiho umuntu ahumeka nabyo byatuma ufashwa. Imana ihimbaza. No kuba yaraduhamagaye nabyo bituma mfashwa. Yego. No kubona ndya ngahaga nabyo bituma mfashwa. Yego. Ikindi no kubona mpetse nabyo bituma mfashwa. Yego. Hanyuma no kubona nubatse urugo nabyo bituma mfashwa. Urumva mfite aderesi bituma mfashwa byose. Urumva rero hari ibintu byinshi byo gutuma mfashwa. Ariko reka nkubaze, witwa nde? Nitwa Mukamazima Kamarijane. Yego. Ubu uri umubyeyi? Ndi umubyeyi. Wahinduriwe amazina? Nitwa Mama Blessing, izina ry'umugisha. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Iyo usubije amaso inyuma ukareba inzira wanyuzemo, ukareba ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo, niki kijya kikubera igitsikamutima ukavuga uti nibutse Imana yankuye kuri iki kintu ikaba ingejeje kuri iki, bintera gushima Imana? Yego. Uvuze gutyo nyibutse umuntu uherutse guca mu gikari aranyandikira arambwira ngo nimba nkunda Imana ningira ibintu nka bitatu umubwira Imana yankoreye bigatuma nyikunda nawe ayikunde kurushaho. Yego. Nsubije amaso inyuma wowe urabizi niba hari ikintu kigora, hari inzira igora, kuba uri mu ishyamba uri umwana w'umukobwa. Mvuga kuba mu ishyamba sobanure kuba mu ishyamba, kuba uri mu ishyamba bisobanure kuba uri kubamo wabuze aho uba. Yego. Atari uko uri haduyi, atari uko ariko wabihisemo, ahubwo nyine ari ubuzima bukarangira bukwerekeje ko ariho honyine ugomba kujya kwaka icumbi. Imvura ikakunyagirira, imvura ikaza, izuba, imibu nturwariremo, inzoka ntizikurye ntiriho zitaha, inyamaswa zikaze ntizikurye, ari ishyamba ry'inzitane, abagizi ba nabi bakajya baza ukabumvira hepfo yawe, wowe ukanababona batambuka ariko bo ntibakubone. Rero iyo nsubije amaso inyuma nkibuka ibyo bihe ngo narashonje kugera ku kigero numvaga ntazabona ibiryo bimpaza bibaho mu isi. Narashonje kugera ku kigero njya numva ndi gutitira ahantu hose, ugasonza ibyo kuvuga ngo urareba umuntu ukamubonamo bane nta n'umuntu ubona, n'inzira urayireba ukayibura. Mvuga ngo mva muri ibyo bihe nari umuntu wari utunze abakozi 5. Mba muri ibyo bihe nari nsohotse mu iduka, ariko Imana yemera kugira ngo indonke injyana muri ibyo bihe. Urumva kubwira umuntu ngo uzi kuba mu ishyamba ufite umusore kukubwira ati ngwino tubane ndagukunda ariko defo yawe ubuvuga ko ushaka ubukwe, hakaho kugira ngo wibere mu ishyamba waza tukibanira. Ngo byari byoroshye kugenda nkabana n'uwo muntu tukishingira, nawe yajyaga ambwira ngo nzaguca inyuma ariko nzaguhahira. Urumva byari ibintu byoroshye kugira amahitamo, kandi nzajya nguca inyuma ariko nzaguhahira nishyure n'inzu. Hanyuma nahitaga nsubiza amaso inyuma nkareba umuhamagaro, nkareba abo nabwirije, nkareba abo nasengeye, nkareba nkabona naba nararuhiye ubusa. Iyo rero nsubije amaso inyuma nkabona ubu ngubu aho ndi,
vuga kuba muri ibyo bihe udafite ibyiringiro byo kuzabaho, ntabyo uba ufite. ngo nawe muri ibyo bihe ntabona na telefone ihamagara umuntu, wowe urabizi. simukadi ngenda nzipfunditse ku gitenge ngo zitazatakara. ni kuri sharupe igitenge se? kuri sharupe, ni agasharupe karimo amabara y'umuhondo. nibeshya ngo igitenge. kari agasharupe, Imana iguha umugisha kunyibutsa. urumva ibyo bihe kubibwira umuntu utarambonye we ntiyabyumva. urumva kuba muri ibyo bihe, ndabyibuka hari n'umugabo w'umugande ngo w'umuprofe waje ngo tujye turyamana ariko ampa amafaranga. ariko ngo nareba ivugabutumwa nakoze nkavuga ntibiragatsindwa, imbwa nizishaka zizantantamuriremo hano, ariko ubugingo bwanjye buzabona Imana. icyo ni kimwe Imana yakoze. ngo mbaza ngo byagenze gute, navuyemo aho amezi menshi yaciyemo n'atatu, Imana inkorera ubukwe. wavuye umukobwa wabaga mu ishyamba cyane araramo insane yirirwamo, uko wasaga byo ndabizi, kereka niba bashaka ko ngarura ifoto yawe. yari iteye isoni, iteye agahinda. kuko nkwakira bwa mbere kuri kamera uko wasaga ndabizi. ni ukuvuga ngo umukobwa wabaga mu ishyamba, wararaga mu ishyamba, akirirwa mu ishyamba, kurya akarya kuko runaka yavuze ati ngwino nararyaga ngobo. nari naraguze bombo nizo nanyungutaga. urumva, shyiraho uko kuba mu ishyamba, ushyireho imbeho, imyenda yanjye nari narayicumbikishije, ushyireho imibu. buriya nimba hari ikintu kibaho mu gicuku ni imibu. urumva, inzoka izi gutambuka impande impiri yigendere, uri kumva. shyiraho ko nageze ku rwego bajya kunyakira tiki nk'uri iwacu. icyo gihe byari 2500 tiki itarurira kugera i Huye. bajya kunyakira mu nteko. ngezeho baravuga ngo ndi haduyi ngo nizo ziba mu ishyamba. amarira agwa hasi, ngira gute ndataha nsubira muri rya shyamba. kuba muri ibyo bihe ngoboka ugahamiriza Imana, ntiwishingire. ni ukuri kwishingira uba wumva mbega ibintu bibi nibyo biza cyane iyo uri mu bindi bihe bibi. ariko amezi 3 nasohotsemo, amezi 3 mbonamo fiyanse, dukoramo ubukwe. ndabyibuka tujya gukora ikiganiro cya gatatu waravuze ngo icyamatike nkisubirira mu ntara. narayibuze ngo nabwo dukora ikiganiro ngo turebe ko yaboneka, nabwo narayibuze. reka nkubwira, uzi ikintu kibabaje? uzi kugira ngo umuntu yicaye kuri kamera gutuke ngo wambaye ubusa, uwo mwenda nawe ari uwawugukuburiye n'akamini nibyo, sibyo? narenze agashape ndabyibuka, ariko nawe ni uwawunkuburiye kugira ngo ngire gute nambare. nari mu bihe, fata ibyo bihe ushyiraho n'amadeni. urimo urumva icyo kintu cyawe, noneho ideni rya banki. navagaho muri iryo shyamba ameze uko, nuko numvise ngo barahafunze nawe kuzahagutwara. nkajya i Kanombe kwa Sekimondo, abantu bahazi. umuntu uvuye mu gutunga abakozi 5, nabahembaga make senkani. ngobo nkajya gukora ikiyede cya 3500, mwiririrwa amazi, nyararira yandi, abandi bakajya muri pause, nge nsigara ntitira nzarira kurya ku buryo utitira mu nda no gusinzira bikakunanira. ngo urebe ko wazishyurira. ndebe ko nzishyura rya deni rya banki. amafaranga ngize Imana nyagasana aramfasha ndayishyura gukora ikiyede. ngobo naragendaga kugeza ubwo numva mu birenge harimo imisumari, ukagira ngo ibirenge byaratobotse, ukikorera igikanu ukumva kigiye kuvaho. hari ibintu byinshi Imana yakoze. ngobo Imana inkoresha iby'ubutwari. impamvu tuvuze ibintu byose, hari abantu bagiye baca mu gikari bakamera nk'aho nyine bakeneye ubuhamya bwanjye. ngobo n'umudogiteri wize akaminuza mu Rwanda no hanze, nubwo wamuha ibya mirenge ngo nzurire umuntu ntiyabishobora. warumbajije ibintu 3 bituma ndi kwikomeza kuri iyi Mana, cyangwa bituma nongera kwambara imbaraga. iyo ntekereje uburyo nko mu muryango bicara bakabona nta kintu uzamara, ariko Imana ikambwira ngo nzagukoresha iby'ubutwari mu rugo iwanyu. ngobo numvaga ari ubukwe Imana izakora budasanzwe. umubyeyi wanjye akabubona, nubwo yaba atanyemera ariko akabubona. ariko igihe kimwe
Imana irambiwe impfu zo mu rugo, inkoresha iby'ubutwari, imbwira gusengera musaza wanjye amaze iminsi 3 apfuye, ngo yaranutse kwinjira mu nzu utakwinjiramo ngo bigukundire. Imana inkoresha iby'ubutwari, ndamusengera arazuka. Ubu ariho ni muzika, yambwiye ko mu kwa 9 azaza kunsura, nzamukwereka dutere kamera, kwereka abanyarwanda. Imana iracyashoboye. Imana ishimwe. Uvuze ku bantu banyuraga mu gikari, yego, hanyuma bakakwandikira ngo ntago wambaye neza, bakajajinga. Se binyubuza ikiganiro ejo bundi twakoze. Yego. Se rwose neza mpita nibuka abantu banyuze mu gikari ati ariko mwagiye mureka kurota mukaza kuri kamera ngo Imana yababwiye. Yego. Abandi batari ku bundi mwagiye mureka gufata ibintu mukaza gusesengura mukabeshyira ngo Imana yavuze. Yego. Tugaruka ahangaha, wari bavuganye n'Imana? Ahubwo se buriya utanavuganye n'Imana wanava kuri izi kamera ari bitagutayemo? Imana twavuganye. Yego. Ahubwo ikibazo si twe dutanga message. Yego. Kuko n'abagiye bavuga ko bananiwe gutandukanya umuhanuzi n'utari umuhanuzi. Ibyo ntabwo bitureba twebwe abavuga. Sibyo? Nanjye nimba Imana imbwira ngo genda uvuze induru, ndavuze induru, wowe uri bubone ko nasaze ariko nsohoje umurimo w'uwantumye. Hari undi wakiriye muri iyo hari uwakize. Nimba inzira gushya wowe ukaba ushobora guceceka, njyewe Imana ikambwira ngo vuze induru, umurimo wanjye ni ukuvuza induru. Sibyo? Ahubwo wowe icyo ushaka kumva nicyo wumva. Nimba mvuze ngo ni Imana, wowe ukumva ko atari Imana. Ibyo ushaka kumva ntabwo ndi bukubuze kubyumva. Hari undi wambwiye ngo umukozi w'Imana, imbaraga n'amavuta. Hari uwakize, hari uwahembutse. Nta nubwo ngira ngo si ubwa mbere mbikubwira, ntabwo njya nita kuri comment mbi. Kuko niyo nakubwira ngo ni Imana yantumye binyanditse no ku gahanga ikanavuga, wowe wishyizemo ko atari yo yantumye, ntabwo wabyumva. Nta mwanya rero dufite wo gusobanurira abantu ngo ni ukuri ngo ni Imana. Oya, uri mu mwuka w'Imana, uzi ibyo ndi kuvuga, warabyumva. Nawe rero ushaka kumva ko ndi gusesengura umupira, ntabwo nkubuza, nibyo bikurimo. Twe turakomeje urugendo. Nta muririmbyi yaravuze ntabwo dutewe ubwoba n'ibiriho none, ngo ahubwo dutegereje kugaruka kwa Mesiya. Nanjye nkomeje umurimo kuko hari igitondo ntegereje kuzagororerwa. Abandi amabuye nibayarunde, ndakomeje ahubwo ubu nibwo nyiza. Ibyo kuvuga ngo ni Imana yantumye, nimba utarabyumvise ubu ntabwo ndi bubikumvishe. Hari uwabyumvise arambwira ngo imbaraga n'amavuta zihita ziyongera, niyo mpamvu ubu nagarutse. Yego. None se ko ufite ikibazo ngo tuzamenya uw'umuhanuzi n'utari umuhanuzi gute? Bibiliya bivuze ukuri ngo tuzababonera ku mbuto zabo. Ubu ntago hari abantu ntari buvuga, sibyo? Ariko mu myaka maze nkora kuri izi social media, nta urambona nambaye busa, nta urambona ndi gutukana n'umuntu, nta urambona nasinze, sibyo? Ubwo no kwicara hano kuri kamera iyo utambonyemo imbuto uba ufite ikibazo. Kubera iki? Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, sibyo? Mwebwe mujye ubundi umuhanuzi iteka yemerwa byasohoye. Ubu nibimara gusohora bazavuga ngo wa muntu arimo umwuka w'Imana, sibyo? Ariko bitarasohora bumva nyine ko twasaze, kandi koko niko twabaye. Ntabwo ngenza kukwemeza ngo ngende umuhanuzi w'Imana, na wa wundi utukana n'abapagane nabazavuga ko ari umuhanuzi w'Imana. Ahubwo Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo nakweretse icyiza icyo ari cyo, inzira ebyiri. Ufite guhitamo nziza cyangwa ugahitamo indi. Uzakurikiramo uvuga Yesu by'ukuri cyangwa ukurikire abatukana. Nta buryo ubona se? Kandi ari abashumba babura kwitwa abashumba se? Rero nimba utarambona muri izo ngero, nanone n'abandi nabonye ngase ngo umugabo wawe arakijijwe, nta
nta nubwo biba bikwiye ko tuza ngo dusubize komenti. kubera iki? wangenda bizi ko akijwe, reka mbasubize. kubera iki? ni ukuvuga ngo iyo nje gusubiza komenti satani aba mbonye urwaho, sibyo? aravuga ati ye komereka, ye nicyo nashakaga. ariko iyo ntasubije komenti zawe niko gutsinda, sibyo? nizo za mbuto. ariko wenda kuko wari ubimbajije, ni ubwa mbere nsubije komenti z'abantu. ngo umugabo wawe arakijijwe, reka nkubwire, akijijwe nzakorera Imana, adakijijwe nzayikorera. kubera iki? yankubita iri mu gihugu cy'ijuru ikavuga ngo haguruka ujye gusengera ngoboka, ntabwo nzayibwira ngo umugabo yankubise. nta nubwo nzaza kuri kamera mbabwira ngo umugabo yankubise. njye nzakora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. rero mesaje nzana si umugabo wanjye uba wazintumye, ni data wa twese. akijijwe adakijijwe akira mesaje. ariko igihari kuko yabibajije, arakijijwe birenze uko we atekereza. aranakijijwe kundusha, nubwo aticara hano kuri kamera ngo avuge, nubwo buri gihe cye kitaragera, ariko arakijijwe cyane. umuntu wantoranyije mu bakobwa magana, agukuye mu ishyamba, anyuye mu ishyamba ngo abandi basaga ndi mwiza nyifite isura insa neza, uri kumva, mfite amafaranga. ariko mu gihe nabonaga ntamva nanjye ubwanjye ntiyisi, nibwo yaje arambwira ati icyo bakwangira. nase ubwo mugabo ntakijijwe ngo bo yaransabye arampa, yanjyanye mu murenge, umugabo wanjye yankunze ntacyo mfite. ariko abandi baje bambye n'udufaranga baragenda. rero arakijijwe birenze uko babitekereza. ariko igisubizo gihari, akijijwe adakijijwe ntabwo byakuraho gutanga mesaje. yego. nsigaje ikibazo kimwe. baragira bati tuzabwirwa n'iki ubuhanuzi buvuye ku Mana n'ubutavuye ku Mana? yego yego. nabivuze ukuri ngo bategereze. nta jambo Imana yavuze bitazasohora. yego. iryo yivugiye, sibyo? batayibeshyeye ikavuga ngo nzaza guhemba no guhana, ngo nta bantu Imana yabibwiye mwasenganye Imana yahamye cyangwa igahemba? yego. hari n'abantu Imana nk'ubu nkanjye yarambwiye ngo izantabara, imbwaka izankorera ubukwe. icyo gihe bwose nashaka n'ubimbwira, nari ngeze mu bihe numva ntashaka kubimbwira. impamvu rero bigoye abantu kumva ni uko abantu twigize abasesenguzi, nyine abanyabwenge cyane, sibyo? Imana rero nta dini igira, sibyo? mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka biramwemera. wowe nuca bugufi ukemerera Imana mu mutima wawe ko ari Imana imwe rukumbi, uvuga iby'ukuri uzamubona, kuko nawe nunayisaba izagusanga. ntabwo Imana irobanura ku butoni. iyo uyisabye ngo ngwino unsobanurire iraza, sibyo? ariko nanone nutayisaba ibije byose ukabikubita ishoti, nta nubwo uzamenya icyo ukuri icyo ari cyo. bo ntibakire, sibyo? bafite amaso yo kureba, bafite n'amatwi yo kumva. bareba icyiza bagikomereho, ikibi bakireke, ikindi bategereze bizasohora. nese hari ibintu bitazasohora? ibyo Imana yavuze bizasohora. hanyuma rero uyu munsi nabwo ufite mesaje. mfite mesaje. ugiye guhanura, nubwo banyuze muri komenti batubihanuzi wabi biki n'iki, ariko n'ubundi ugiye guhanura. gusa aba bantu nabo muri komenti Imana ibaha umugisha, baba baturebye. iyo ubibye imbuto ukabiba mu murima wahinze, washyizemo ifumbire, washyizemo abakozi, zimwe zikera izindi ntizere, ntabwo ikibazo ari icy'umuhinzi, ikibazo ntabwo ari icy'uwafumbiye, ni ikibazo cy'imbuto mbi, sibyo? kandi imbuto mbi nazo zigomba kubaho. rero Imana ibaha umugisha. oya, nese yarabivuze. yaravuze ngo hari igihe kimwe, hari igihe yasohoye umubibyi, yasohoye imbuto araza arabiba, ngo maje kubiba arataha. umubibyi nijoro aje na kumwanzi nijoro ngo nawe araza abibamo urukungu, byose bimerera rimwe. urumva imbuto yabibwe mu gitondo, indi ikabibwa nijoro, ntizabura kumerera rimwe, ngo zimerera rimwe, zirakura. ngo bagiye kubagara basanga harimo urukungu. yego.
baribaza ati byagenze gute, aribaza ati byagenze gute, kandi utekereze ko izi mbuto bari bazitoye barazijonjora injonjori bashyira hariya, ariko uko byagenda kose ntabwo rushobora kuburamo, ariko byarakuranye. none ikintu kinatangaje, uru rukungu rujya kubibwa, umwanzi aza kubiba urukungu, umwanzi sha nyir'imbuto, nyir'umurima yararebaga, yari abizi, yari azi isaha y'umwanzi azazira, yari azi itariki, yari azi umunsi, yari azi umwaka, n'urukungu yari abizi ko ari rwazanye, azi n'igihe ariko azarurandurira, ariko arabireka biraturana. Umuririmbyi we yabivuze atya, aravuga ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza, abwira Imana ngo warabahinze urabashora, bagira imbuto barakura, bagira imbuto nyinshi. Imana yamusubije ijambo rimwe ngo nibyo baguwe neza, ariko mbakureho imitima yabo, biragatsindwa ngo Imana ibe kureho imitima yacu, sibyo? Rero abo nabo ntacyo badutwaye, nk'uko mpora mbivuga, nta tegeko rihari ngo ibyo mvuga babyumve. wasanga ari urukungu gusa atanaba yabibye. Umuntu umwe wenyine gusa ashobora kunyicaza hano mu ijoro impundu zikavuga. Yego. Hari n'uwo nabonye yandika ngo urumogi ntirwemewe, ngo ariko ngo ruracuruzwa. Ibyo ntabwo bindeba, nshinzwe gutanga ubutumwa. Ibiri inyuma y'ubutumwa bya politike n'ibindi ntabimbaze, bifite bene byo. Igihe kizagera abone ko bigize gute nabyo bifite ingaruka. Kandi n'uwavuze ngo nubwo baciye urumogi ngo rurahingwa, ngo azaruhinga, azanarucuruza, azanarumva, ngo n'inzoga ngo ibyo ntabwo bitureba. bazabikore, ibyo bajya bavuga ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva ihoni, ngo azarucuruze, azanaruhinge, hanyuma nta kibazo. Ubwo ibizakurikira nibwo azamenya niba wari wavangiwe cyangwa utari wavangiwe. Mba ndi mu mwuka ngo mba ndi mu mwuka, ahubwo ni uko nzana ibintu byanjye mu ituze ryinshi, kuko nta bwoba nta gihunga, iyaduhamagaye niyo kwizerwa, sibyo? No kubikora izabikora, ariko abo tubanye igihe kinini bo barabizi ko mba ndi mu mwuka, kandi barabizi ko Imana iba yantomye, sibyo? Kandi nshimire abakunzi, nongeye kubona abantu bambwira ko bankunda ngo barahari, inoguri bangakunda imbaraga n'amavuta, abantu barampamagaye, ni ukuri Imana ibyo. Dushimira rero abatuma twicara kwizi kamera, ni abantu bavuga ngo turabakunda. Imbaraga n'amavuta, mukozi w'Imana, Imana ikwagurira imbago, iguhishe, mbega ndi mu mavuta. Ubu ngubu n'uwampuza n'ikirema, hari igihe mba mfite amavuta numva ari kujojoba, ku buryo mba numva ntakeneye gusengera utuntu duto, ahubwo nkeneye gusengera ibintu bigari. Ntabwo ushaka gusengera umuceri? Oya, byo gusengera ibintu by'ibigugu byananiranye, kuko amavuta mfite ariyenza, riyenze cyane. Umuceri nta mpamvu, ubu nanjye naguha ikiro ukagenda ukarya, nawe ukugaburira, urumva? Ubu hari ibintu bitari ibyo gusengera. Yego yego. Ni karibu rero na mesaje urasenga Imana, nurangiza izo mesaje wari waduteguriye. Harya tujya gusenga kadusenga. Turagushimiye, uri nyir'ibihe, mu isi no mu ijoro nta uhwanye nawe. Haleluya. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, ntaba ari twe, ahubwo ubwami bwawe buze, icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure. Dusengeye abazatwumva, abazatureba, abazadutega amatwi, umuntu wese azakuremo iby'umumaro, kuko umuririmbyi yaravuze ngo turi mu minsi ya nyuma, iminsi iruhije abagenzi. Aravuga ngo dore turi mu byahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli, nibyo bihe turimo. Rero ndinginze ngo Umwuka Wera azayobora iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Nagiye kubona ndyamye ndimo ndasenga Imana, hanyuma iyo ndi kuvuga ngo nari ndi gusenga ngiye kubona, cyangwa se numva ijwi ry'Imana rimpamagaye. Tubwira abazi imvugo y'Imana, sibyo? Abazi ko Imana ivuga, abazi ko Imana ivuga, kuko sahizi hari umuntu utazi ko Imana ivuga.
ariko ibi byaziye abantu bagize gute, abavugana n'Imana, abantu basenze Imana, abantu bategereje Imana. Ngiye kubona mbona u Rwanda rubaye nk'urucikamo inyanja, inyanja ngari ku buryo nabonaga nta hantu ho gukandagira na hamwe hahari. Ariko iyi nyanja yarabiraga nk'uko uzi inkono y'amadegede ibira, itogota cyane. Hanyuma numva ijwi rimpamagara ngo nigire mu kirere, nabaye nk'uguruka ngo nguruke nitegereze mu isi. Nitegereje nabonye nta hantu ho gukandagira, ahantu hose hacitse inyanja. Ariko iyi nyanja yari inyanja itari iy'amazi, yari inyanja y'amaraso. Amaraso, inyanja y'amaraso, ni nkubwanga amaraso. Ariko iri kubira itogota biteye ubwoba. Mbaza ijwi rimpamagaye ndavuga ngo mwami nicyo ushaka kunyereka? Imana irambwira ngo umbwirire abantu ngiye kukwereka. Nabwiye abantu ngo bitegure ko gukora kwanjye kugize gute, kwegereje kandi kuri hafi. Abari mu byaha babivemo, abasambanyi babivemo, abarozi babireke, abanyeshyari babireke, abantu bari mu matorero bakandamije abandi babireke, abantu bagize abandi bicibwa babireke, abantu bimitse amoko babireke. Na n'iyi saha hari abantu bafite amoko ku buryo udashobora no kunywera ku gikombe uri ubwoko runaka ngo abinywereho. Bibabaza Imana, irambwira ngo itegereze, nababwiye ko igihe cyo gukora kwanjye kigize gute, kigeze. Ndavuga mwami niki ushaka kunyereka? Ngo nagiye kubona mbona abantu baturutse mu mpande zose, basaga biruka bavuza induru, ubona bagowe, ubona bafite uduhinda, ubona babuze aho bakwirwa, ubona umwuzure wababanye umwuzure. Nkabona baje biruka bakiroha muri ya mazi yabaye amaraso, muri ya maraso ameze nk'amazi, bagashya bakagurumana, irengero ryabo nkaribura. Nkabona abandi baraje biruka nabo utwana duto, mvuze induru ndavuga ngo Mana ugira imbabazi, nimbabarira ubarengere. Imana irambwira ngo hoya, itegereze urebe, ndacyakomeje, igihe cyanjye cyo gukora cyagize gute, cyageze. Ngiye kubona mbona ingabo, abantu bose abafite intwaro, mbona barambitse hasi bamanika amaboko rwose, ubona ko batsinzwe. Nabonye abantu benshi baza biruka biroha hehe, muri ya maraso ari gutogota nk'inkono iri ku ziko. Bageramo bakavuza induru, bari bafite umubabaro uteye ubwoba, bafite agahinda gateye ubwoba, barashyaga biteye ubwoba, ukabona barahiye babaye umunyonga. Abana bato bakaza biruka bakijugunyamo. Ndavuga mvuze induru, ni mwami w'iteka, kugira imbabazi wambabari ukarengera tuno twana. Imana irambwira ngo hoya bihorere, ndakomeje, kuko igihe cyo gukora cyanjye cyagize gute, cyageze. Ugende umbwirire abanyarwanda, ubwire abatuye isi ko gukora kwanjye kugize gute, kuje. Kandi kuje mu gihe abantu basinziriye, kuje mu gihe abantu bari gukora ubukwe, kuje mu gihe abantu bari kurira indege, kuje mu gihe abantu bari kubaka amazu, kuje mu gihe iterambere ritumbagiye, kuje mu gihe ubutinganyi bugwiriye mu gihugu. Ariko birakaje Imana, biyiteye guhaguruka. Yarambwiye ngo mbwire abantu, abatuye isi bumva Ikinyarwanda, ko igihe cyo gukora kw'Imana kigize gute, kibagereyeho, kandi nta kundi kugira gute, gusubizwa inyuma. Irambwira ngo rero nibasenga, bava mu butinganyi babuvamo, abava mu busambanyi babuvamo, abava mu bujura nuko, abananiwe kubabarira nuko, abanyamoko nuko. Igihe cyo gukora kw'Imana kigize gute, kirageze. Yego. Hanyuma se Jean, Karame, iri yerekwa wagize riteye ubwoba. Yego. Ndetse n'imvugo wumvishe nayo iteye ubwoba. Yego. Ariko wigeze kwitsa ku magambo avuga ngo abantu bareka ibyaha. Yego. Hanyuma nibareka ibyaha,
basi wenda Imana izarakuruka, izareka kurakara, ubwo nibyo nshatse kuvuga. Hanyuma igira impuhwe ibintu byere kuba uko byasa kose. Imana ntabwo ari umuntu, sibyo? Kandi n'ubundi itagambiriye kubikuraho, nta nubwo yazanira iyerekwa, ariko izana iyerekwa kugira ngo abantu b'Imana nko muri cya gihe cya Hezekiya bongere berekeze ivure, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuko abantu banjye ngo nibaca bugufi bakagira gute bakansenga, nanjye nzoruruka ngire gute mbakirize igihugu. Ntabwo yavuze urugo, ntiyavuze umudugudu, ntiyavuze akarere, ahubwo yaravuze ngo nzururuka icyo gihe nze mbakirize igihugu. Bishatse kuvuga ngo uzumvira iyerekwa rimureba akumva afatanyije nanjye n'abandi gusenga, ntabwo twabura gusenga ngo Imana ibure kutwumvira, kuko numvise ijambo ry'Imana rivuga ngo hamagara noneho hari uwakumva. Yego. None se ugira iri yerekwa, yego, wabaye siri yuko iri yerekwa rivuye ku Mana? Cyane ko nari maze ibihe, urumva rijya kuza njye nafashwe no kumva nshaka gusenga. Yego. Nshaka gusenga amasengesho numva atagira umupaka. Cyane ko nabo twagiye dusengana, bamwe abari mu Rwanda n'abari hanze bagiye bayansigamo, kuko njye nababwaga ko ndi gusenga amasengesho atagira iki, atagira umupaka. Numvaga ndi mu kirere cyo gusenga ntazi igihe bizagira gute bizarangirira. N'ijwi ry'Imana navuganye naryo, kuko njye ntago njya mvuga iyerekwa ndibonye rimwe, biza nk'inshuro zingahe kugera ubwo bwayisanga ikambwira ngo naragutumye genda n'inkoni nyinshi. N'ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye. Yego. Hari ukuntu abantu bajya bumva iyerekwa, yego, bajya bumva ubuhanuzi, ugasanga bamwe baragira bati ese ibi bintu koko bizasohora? Yego. Rimwe na rimwe abatambukije mesaje cyangwa se n'ababyumvishe bari mu mwuka w'Imana bakabisengera, yego, bitasohora bakagira ngo yego. Yego. Reka nkusubize kuri iki kintu. Umwuka w'Imana yanyigishije n'abandi bene data dufatanyije umurimo muri Kristo Yesu babigendereho. Ntabwo igikomeye ari uguhanura ikintu gikomeye gutyo gusa, sibyo? Ahubwo igikomeye ku muhanuzi ni ukurinda iyerekwa. Uri kumva iki kintu? Bivuze ngo nimba mbonye ngoboka impanuka igufashe, ntabwo igikomeye ari ukukubwira ngo impanuka izakwica, ahubwo igikomeye ndaba muri icyo kirere cyo kurwana n'iyo mpanuka. Uri kumva icyo kintu? Hanyuma rero uzabona bidasohoye nawe ni umwanzi w'amahoro n'umwanzi w'u Rwanda, sibyo? Kuko kubona igihugu ntanzi gihari, hacitse inyanja nayo y'amaraso, abantu barabyumva, nuko nta kirere cy'umuntu kiba kigihari. Kuvuga rero ngo abantu barasenze Imana idukirije igihugu, ntabwo ari ikibazo. Uzumva ko bitasohoye biramureba, kuko twe ikirere turimo nicyo kurinda iki, iyerekwa. Yego. Abandi nanone usanga bagira bati ni urugero watambukije nka mesaje ikomeye nk'iyi ngiyi, kuko iyi mesaje irakomeye. Yego. Bamwe bakagira bati ibi bintu ni iterabwoba, nkawe Imana iba yabyeretse. Ubivugaho iki? Ntabwo ari iterabwoba nk'uko twatangiye tubivuga. Imana ubundi umuntu ubabaye niwe urira, sibyo? Yego. N'uwishimye niwe useka. Ubu ntabwo wambwira ngo inzara iraryana itarandiye ngo mbyumve. Uri kumva icyo kintu? Ntabwo ikomeye kuko abantu bamaze kwigomeka ku Mana, sibyo? Nimba tugeze mu bihe umugabo aryamana n'undi mugabo, tugasohora mu bihe umugore aryamana n'undi mugore, tugasohora mu gihe
umubyeyi yihekura akica abana be, tugasohora mu gihe umugabo wakubyaje akwica cyangwa nawe ukamwica, dusohoye mu gihe giteye ubwoba, sibyo? Ni ukuvuga ngo kandi ibihe dusohoyemo ni Imana yaturemye. Uri kumva icyo kintu? Niyo ifite ububasha cyangwa se ifite urufunguzo rwa nyuma ku buzima bwacu, sibyo? Ifite kuvuga ngo tubeho tukabaho, siko bimeze? Ifite no kuvuga ngo dupfe tugapfa. Wayiburanya se? Ntekereza ko hejuru y'Imana nta wundi muntu uhari, sibyo? Hejuru yayo nta yindi Mana ihari, niyo yonyine irera, sibyo? Niba rero ibivuze ni uko imaze kugira uburakari bwinshi bw'ibyaha dukora. N'ababyeyi iyo ubonye umwana ari gukosa uramukubita, sibyo? Hari n'igihe urakara ukamuca mu muryango, ntibibaho. Ni ukuvuga ngo rero Imana y'ubwayo ni uko imaze guhaga ibintu. None se ngo nimba tudashobora guhurira mu birori kuko ndi ubwoko runaka nawe uri ubundi bwoko, sibyo? Ngo dusangire kandi twese tuva amaraso amwe, sibyo? Ahubwo muri twe harimo amacakubiri, hari ibintu byinshi byo kubabaza Imana igatsemba isi. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari iterabwoba, ahubwo ni ukuvuga ngo twongere twisubiremo. Nanjye nisubiramo, urumva, kuko ndi umuntu mfashe igihe mu ntambara, ndacyarasana na Satani, nanjye ndacyarwana, sibyo? Imana iyo ivuze ibyo ntabwo iba ivuze ngo isi irarangiye igiye kuba kiracitse, keretse mu gihe tubifashe nk'ibidafite uburemere. Ariko nubwo baba abantu 5 bakicara imbere y'Imana bakabwira Imana ngo tubabarire, Imana ijya yururuka. Niyo mpamvu nta terabwoba rihari, ariko nanone njye ntabwo nabuza umuntu ko ibyo ashaka kumva n'ibyo yumva. Yego Jean, turagushimiye kubwa message utambukije. Imana y'amahoro reka mbwire ngo iguhe umugisha. Haramutse hari uwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe by'umwihariko, yakubona gute? 07 2 8 9 2 1 8 2. Urayisubiramo? 07 2 8 9 1 8 Turagushima. Imana y'amahoro iguha umugisha. Amen. Nawe mukunzi wacu warukurikiye ibiganiro, reka tubone kukubwira ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenera abagenerwa bikorwa bacu ba buri munsi. Niba kandi ikiganiro wagikunze, nyemerera kanda like ndetse na share kugira ngo udufashe kwamamaza ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Niba hari inyunganizi cyangwa ibitekerezo, reka duhurira muri comment tubwire uko ubyumva, uko ubibona ndetse nuko ubitekereza. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Shalom. Shalom. Amen.